mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, ndabasuje cyane, nizere ko muri amahoro. Utubizo twishi tubagereho, ndabakiriye ikaze kuri France Lifestyle. Nizere ko mumeze neza, utarakanda subscribe na pyondeho ubundi twigendere. Uyu munsi ngiye kubereka aka crème keza, ino crème Cicaplast. Ino crème ya marque ora kwera urumuri nange twakarana neza. Ntuza no kukameze ku ifoto kambere kucya ku ifoto nibyo byiza. Ni marque ya ntuza ya marque ya La Roche-Posay. Ino marque ya Roche-Posay murayize ko ifite ama product mesh meza cyane. Uyu munsi ngiye kwereka kano gatibe, aka gatibe ni gatoya ariko hari n'utunini bitewe na tayo umuntu agiye agura n'intuza. Abantu mufite mu maso hangiritse nago mvuge ngo ninye kurwara n'ibiheza byo ni sawa cyane, ariko abantu bafite mu maso hangiritse nk'abantu bafite mu maso hameze gutya, abantu bafite mu maso hameze gutya rwose mana yanjye, uruhu rwanyu rwangiritse, hari abantu babuze icyo bakora, ati nakora iki, abantu mwisize mukorogo, abantu bano cyangwa abantu abanyamahanga bakunze kubyita ngo ni choko, no bantu mwisiga izo za mukorogo bikaba byarangije uruhu rwawe. Nibyo koko nagira ubyumva nabi cyangwa se ntagira uvuga ngo ndi kumuseka, bibaho kwitukuza, bibaho cyangwa nakabagerageza, ariko byangiza uruhu nkuko mubizi, byangiza uruhu. Hari abantu bakunze uruhu rwangiritse, ushobora kugerageza na crème, tuvuga ushobora no na crème ya yose ntigire na reaction n'imigiraho, niyo bitakore kukagibona nta n'ikintu kimwe ushobora kugira. Wari igihe abasirikare barinda uruhu rwo mu maso baba barangiritse, ino crème nicyo yabugenewe kugira ngo yongere irepare cyangwa se yongere garure, yongere itume babasirikare barinda mu maso, uruhu rwo mu maso, kugira ngo bongere bakore neza, bongere bagaruke ibuntu. Iyi crème ni crème nziza, crème ku bantu bafite uruhu rwangiritse, cyane cyane nk'abantu bisize mu korogo mu maso akangirika. Mwana ku rwose abantu bakunda kwisiga mu korogo uruhu rurangirika cyane. Hari n'andi ma product menshi mu maso bikakwangiza uruhu ku buryo ushobora no kujya no kurana n'umuganga n'indi crème yakwandikira nta kintu na kimwe ushobora kukumarira, nta kintu kimwe bishobora kuya, cyangwa se ushobora kuba wisiga n'izo mu korogo ariko bikazagera bikakwangiza uruhu. Ariko aka crème nakantu wagakwiye kuba ufite mu byo ukoresha mu maso. Kubera iki iyi crème ari ingenzi kugira? Iyi crème ni nziza cyane, navuga ko ari nkuza, ni crème ini, navuga ko ari nka barrière cyangwa se ni crème iza gurepara cyangwa se iza kongera gutuma abasirikare barinda uruhu rwo mu maso gukomeza gukora neza, ikindi gakomeza kurinda uruhu rwo mu maso. Hari nk'abantu n'uzi rwose dukunze kugira ibibazo byo mu maso, ni ibintu bikunze kubaho cyane, ariko hari igihe usanga wenda ntuza izo barrière cyangwa se barrière ntuza zo mu maso, cyangwa se navuga nk'abasirikare barinda uruhu rwo mu maso baba barangiritse, ugasanga crème yayo yose ushobora gukoresha nta gishobora kumarira mu maso. Niyo mpamvu umuntu yakwiye kurinda zino crème ziri reparateur, cyangwa se izi crème zituma uruhu rurinda uruhu, cyangwa se zongera gatuma abasirikare barinda mu maso bakomeza kurinda uruhu rwo mu maso, cyangwa se bakongera bakomeza kugira imbaraga zo kurinda uruhu rwo mu maso. Nubwo mu magambo muri make nabivugamo, ni crème iri reparateur, cyangwa se ni crème yongera kugarura ibintu, cyangwa se yongera gufasha abasirikare barinda uruhu rwo mu maso gukomeza kurinda uruhu rwo mu maso, kugira ngo ama crème dukoresha mu maso cyangwa se ubuserumu cyangwa se ibindi bintu abantu bakoresha mu maso bitaza gukomeza kwangiza uruhu. Iyi crème umuntu ayikoresha gatatu mu cyumweru, nyikoresha gatatu mu cyumweru. Iyo maze gukora ibyo maze gukora byose mu maso, ama crème, amaserumu yose nkora mu maso, na crème yo mu maso cyangwa amavuta nisiga mu maso namaze kuyashyiraho, ndagafata nkakagira ni gatoya ariko n'utunini nikameze gutya, na crème n'utuvuta tumeze gutya, nyisiga mu maso mita nyimere namaze kwisiga n'amavuta mu maso byose narangije, mita nyifata nkayirenzaho gutya ku ruhu, nkayisiga bitabiba umweru gutya, nyisiga gutya mu maso hose akamera umweru gutya, nkarekeraho gutya gusa, ndanabiryamana gusa nkarekera gutya mu maso aba hari umweru, ndagekera gutya, ntabwo nyisiga ngo nyine yonge mu maso, nyisiga gutya imera nk'ari nka maske, ubundi nkabirekeraho gutyo mu maso kugeza mu gitondo. Ni crème izagufasha gukomeza kurinda abasirikare bawe bo mu maso, izagufasha cyane. Akandi gatipe kandi nakurangira gakora utabonye nk'aka ntuza ka marque La Roche-Posay, kano wakoresha ino ntuza ya Avene, ino ntuza ni nziza cyane, nayo birakoreshwa cyane. Ntuza ni crème reparateur, nayo yagufasha
kurinda cyangwa se kongera igatuma abasirikare bawe bo mu maso za barriere bo mu maso barinda uruhu rwo mu maso bakongera bakagaruka ibintu cyangwa gakomeza kurinda uruhu rwawe kugira ngo rudakomeza kwangirika rukakomeza kumera neza. Iyi crème wakoresha iyi ntuza ya Aveno cyangwa se ugakoresha iyi ngiyi ya Marque Posay cyangwa se n'izindi zihari ko icyo ugomba gukoresha gukoresha crème iri reparateri izagufasha kurinda uruhu rwawe. Njye nyikoresha 3 mu cyumweru n'umushaka gukoresha buri munsi ariko 3 mu cyumweru bya bihagije. Hari igihe none umuntu akoze ibintu byinshi cyane ntacyo bitanga. Ikiza no kugenda buhoro bizatuma bikomeza kurinda uruhu rwawe rwo mu maso. Ibintu byo kwisiga amavuta tukuza mw'abantu mwe n'ibintu abana bakwiye kureka uko byangiza uruhu basanga nabo basirikare umuntu barinda uruhu rwo ku mubiri usanzwe cyangwa se rwo mu maso barangiritse kubera izo product ziri ntuza rwose ziri aggressive dukoresha mu maso zangiza abasirikare barinda uruhu rwo mu maso cyangwa uruhu rwo ku mubiri rusanzwe. Niyo mpamvu ukoresha intuza ariko buretse n'amahitamo yiwe ni inama ariko izi crème z'ireparateri abantu ushobora no komeza kwisiga amavuta atukuza ariko izi crème z'ireparateri wajya uyikoresha 3 mu cyumweru cyangwa 1 kugira ngo zongeze zitume abasirikare barinda uruhu rwawe bakomeze kugira imbaraga cyangwa se bakomeze kurinda uruhu rwawe kugira ngo rudakomeza kwangirika. Reko abantu muri ushaka ntuza rwose aka crème nakantu ngiye nangira buri muntu wese waba urwaye ibiheri cyangwa utarwaye ibiheri naga crème wagakwiye gukoresha kugira ngo ino crème ya reparateri yagufasha gukomeza kurinda abasirikare ba mu maso cyangwa se gukomeza yagufasha gukomeza kurinda abasirikare b'uruhu rwo mu maso cyangwa se yakomeza kubaha ingufu kugira ngo bakomeze kurinda uruhu rwo mu maso. Ni ingenzi iyi crème buri muntu wese wayikoresha ubaye ufite ibiro cyangwa utabifite cyangwa wisiga amavuta atukuza cyangwa adatukuza iyi crème wayikoresha kugira ngo ikomeze irinde uruhu rwawe rwo mu maso ikomeze irinde abasirikare barinda uruhu rwo mu maso. Ni ingenzi cyane iyi crème aho navuze ati kuki nge ntayikoreshe kuva kera ntago gahenze rwose bitewe na quantity umuntu agenda agura hano akano bagakora muri pharmacie bagakoresha cyangwa se n'izindi marque ushobora gukoresha indi marque ariko ngewe izo nangira abantu ni ngi ya marque Roche Posay cyangwa se ino ntuza ya Aveno ni nziza cyane kimwe nuko ushobora no kwikoresha kugeraho reaction. Abantu ntabwo dukunze kugira impuzu zitandukanye ariko wajya kureba n'izindi marque nziza cyane cyangwa se indi marque zirari ni nyinshi cyane crème z'ireparateri ariko gukoresha crème reparateri ni ingenzi cyane kugira ngo bikomeze bihingufu cyangwa se bikomeze birinde abasirikare barinda uruhu rwo mu maso cyangwa no ku mubiri. Ni ingenzi cyane nk'abantu mufite za misiga za choko na za mukorogo ni ibintu mwagakwiye gukora cyane inshuro nyinshi cyane kugira ngo mukomeze murinde uruhu rwo mu maso. Mukomeze mukurikirane cyane ya France Lifestyle dukomeze twiteho kugaragara neza rwose. Ni ibintu byiza cyane kugaragara neza umuntu afite icyizere umuntu afite mu maso ameze neza ni umuntu afite icyizere. Ikindi kandi kwitaho ni ugushora ariko ngiye ngerageza kubereka nkoresha ama product adahenze cyane. Mukore subscribe kugira mutazaba mukomeza gucikanwa dukomeze twiteho ciao.